akababaro tubabajwe n'iyo scenario ku bafungiranwe ariko kandi na mugenzi wacu nawe wafunzwe nawe ugifite ubwere mu gihe atarahamwa icyaha n'inkiko. Twese hamwe tubabajwe n'ibyabaye kuri abo bana kugeza ubwo bakinguriwe n'inzego. Hari uretse gato niba nkumvishe neza, ubabajwe n'abafungiranwe, ubabajwe n'uwafunzwe, ntabwo nari nasobanukirwa. Abafungiranwe ni bande? Hari abafunzwe, nsobanuriye kuko ikinyarwanda hano dufite abantu bakomoka muri Kongo ni Bugande, icyo kinyarwanda ntabwo bari kucyumva. Nsobanurira neza. Abantu bakingiranwe mu nzu. Abakingiranwe mu nzu. Bakingiranwe nande? Ntabwo wasomye inkuru. Nsobanura, niyo mpamvu ngo uhamagaye urumva kugira ngo umvanireho umucyo ku bantu batazi twumva ngo buri ariya ni wa wundi ubyibushye. Wa wundi wishigwa biyo mwita buri kantu. Umwe gasuku yabaze nta kinya. Sinkunda no kumenya niba ari buri umwe ni buri n'undi ni buri. Umwe ni buri nguni, undi ni buri kantu. Nta buri nguni, nta buri bose ni bamwe. Umwe muri ba buri rero niwe ngo wakingiranye ngo abashuti be. Ngo inzego ziraza ngo abana bahamagara polisi ngo polisi za kubakingurira. Yakingiranye inshuti ze. Yego. Yazikingiranye mu nzu. Zimurimo umwenda se? Ntago mbizi nese ko sinari ko bivugwa gutyo, ubwo sinari yo kiyabaye nahari nayugirwa n'iki. Yego. Ariko buri inzego zibishinzwe zizakora igikwiriye. Aracyari umwere kugeza igihe inkiko zishobora kumugira umwere, zishobora kumuhamya icyaha, zishobora kumusubikira, byose birashoboka. Icyaha rero yahamwa, aramutse ahamwe n'ibyaha mutekereza ko ibyaha byamamara ibihe? Biragoye ko navuga ku bintu by'amategeko ntari umunyamategeko. Tujye kwifatwa rye. Yafungiranye abantu, niba ari abantu ubwo ntabwo ari umuntu umwe, babaye benshi. Bari bangahe? Ngo zari inshuti z'abakobwa babiri bari bamusuye mana. Usoma inkuru neza kugihiriho. Uretse gato. Ubu ukaba urarangije? Ndangiza vuba. Afungiwe he? Niba ari sitasiyo ngo ya Kintuza kandi muri Kigali ntitiranwa n'ibiti by'iminyinya bahita ngo cye. Ubu ushaka Kinyinya. Sinzi babivanga ibintu babivanga. Urakoze cyane ku makuru mpaye. Kugira ngo mwumve headline kwanza y'inkuru. Inkuru iragira itya iti: amashusho mwitende Abdul Karim wamenyekanye cyane ku mbuga nkoranyambaga. Reka mwikumirwa mugiye kumva ibyo abatiyanya atigeze yumva. So tukiri aha ngaha ndashaka wumva ijambo kurindi mbere ko dutangira live. Niba ndi kubyumva neza tugende gakeya. Niba ndi kubyumva neza nukuvuga uretse gato, niba ndi kumva ikinyarwanda neza uyu munyamakuru wo ku Gihe ari kuvuga, ni ukuvuga ngo niba numvishe neza bavuze imyaka 5 kuzamura. Yesu Kristo. Niba numvishe neza numvishe imyaka 5 cyangwa numvishe nabi? Kezo fungura mic yawe. Igafa. Muri abo bantu bari aho hasi urabona hari umuntu ushobora kuza agatanga igitekerezo? Ntabwo ndi kubona. Kubera ko utari kubabona ubwo maziki bankoye kuri moderator. Kangwa nawe no kuri fan. Ahambira. Okay. Reka mazezane mbere yuko bari abataramu bahagera mu mpere Dumba live. Kada muguhamagaye. Muhagarire mubwire ngo turamushaka. Mana we rero nukuvuga ngo uyu munsi ndagenda gake kuko ibi ngibi muri iki gihe tugezemo bishobora, ariko ikintu numvishe niba uyu mukuru, ariko igihe n'abantu bakora amakuru kandi bavuze ko aya makuru bayahawe nande, bayahawe n'urwego rwa RIB. Biti yari murangira kanange mbandikire kangirene, reka mbandikire. It's all I can do. Nicyo kintu ngomba gukora nuko ngomba kubandikira.
Kenzo Sande urahari njye ndacyavuga imyaka 5 yampahamuye. ndashaka gira igite mbere yuko mpamagara abanyakigali na mbere yuko mabwira uko byagenze murabizi njye ntabwo njya mvuga uko byagenze mbere y'abandi bantu. Wowe bita Mr Kida ubyagiye hano uje gukora iki? Fungura mic yawe nkumva. Sande manura umuntu wampaye ibikoresho se ngo mbahubaguze manura mase abangaba ni babandi bakundana imaonesho manuka kakubwe n'umuruho hito nta moderator nkwereka. Ariko Godfa urubyiruko urabona ko mugifite akazi karekare? No, ibi bintu turashaka kugira ngo ibi bintu bigiye kuba isomo rikomeye, biraza kuba isomo rikomeye. Imyaka 5 na wa munyamategeko ntuza amaze kuyikonfaminga. Inde? Wa mugabo w'umunyamategeko ya Nindera wa mutipe wajya gutumira kuri live yawe yarari kuri live ya Gisa n'Intwari. Yego. Na Kemenike. Nuko bahise bayikuraho sinzi ikibayeho. Uhamagara Kemenike, mpamagarira kaze muhamagara Kemenike hano. Maze Kemenike yarari kumwe na Gisa n'Intwari bayirangije itarangiye kandi bari kumwe na wa munyamakuru. Uyavuganye na Oswakimu? Nawe bari kumwe ku live yabivuye. Oya nsanze hari uzo gukora space urumva ko ngiye gukina amajwi nta kinera hariya. Hari amakuru ngiye urabizi ko amakuru ahubwo wowe nubwo numvise uhamagaye Dumba iriya nkuru y'uno mwana yaba ifite ihuriye na biriya yaramaze iminsi atangazwaho bitanemewe neza by'amabiri. Iyi video mfite hano se? Iyi video ari kuri gitsina cy'umukobwa? Ngewe nta nubwo nayibonye sinshaka no kuyibona ariko uyu mwana ko nabonaga ari serious byabihuye bira bintu. Narayibonye kuba serious fate kuvuga iki? Uno mwana nabonaga atangiye kwiteza imbere atangiye afite discipline uko namubonaga. Wabivuga bate? Nukuri ca buri kantu ngiye nabonaga yanazaga hana kagira abantu inama ati ibyo bintu urubyiruko n'iki n'iki. Ariko wumvise ikibazo yabajije Murangira muri Gen Z ishize. Waracyumvise Kenzo? Yaramubajije ni ikibazo cyaba yarakibaje abantu bose barakizi ngo ese ngo nyakubahwa akibaza Murangira igihe yajyaga muri Gen Z. Ngo nk'umukobwa ngo umukunze ngo ukajya umuha utuntu ngo yarangiza akagukatira ngo hari itegeko rikwemerera kumurega. Icyo kibazo ntacyumvise cyaracedinze ahantu hose. Ibyo yarabibajije? Nuko yarabibajije Murangira uzi kureba Gen Z y'ubushize cyagiye Murangira ariyo. Anasa neza rwose yambaye ikote. Ni mpamvu navuga rero uyu mwana ikintu kiri kumutera cyaba kiri guhemukira hatangiye kujya yikora utuntu tw'udutanda n'iki. Musharinge ndaje ngo tubimuze. Kenzo ntabwo ibi ni ibintu Sande abantu bamaze kuhagera. Sande habanje gusohoka ariko video biramutse bihuye kikaba aragahoma. Ntabwo iyi video urumva iyi video ntabwo bihuye. None se video ura mukobwa video sinabonye umukobwa ngo yari gataga mu gitsina se ariko namukobwa afite igitsina cyiza. Nabonye namukobwa yari gatagamo wowe niwe ubyemeza ko ari buri kantu ariko buri kantu yarabihakanye. Ariko ngo iyi bamufatiye Godfather sinzi niba warigeze bikubaho ukiri umusore ko umukobwa akubwira ngo mutegere ukamutegera ngo aze kugusura ufite ibyizere. Nabyo abantu urubyiruko bagomba kubimenya ko uyu mukobwa aje kugusura bitaba ngombwa ko abanza kuryama. ariko bavuga umukobwa umwe ntabwo ari babiri. Sande ibintu abantu bagomba kumenya ko urumva urabona ko umukobwa yatandaraje ugakozamo rimwe kabiri gatatu kumva ntabwo kimuka kumubabaza. Ugomba kuvanamo ugafunga amakabutura yawe ugakomeza. Ahubwo aho ngaho haziraho ka kantu k'abahungu bishyuza abakobwa amatike ngo yarababwiye ngo noneho ngo niba mutampaye ngo ni mu mpetike ngo nabahaye ngo n'amafanta nabaguriye. Ibi ngibi ubyumvishe umunyamakuru w'igihe ari kubivuga. Reka maze ndi kugira ngo mvuye kugasa reka mpamagara sasa wumve. Banza witegure. Yo Wiriwe nk'umuntu wakurikiye ibi bintu ndi live
ndi live abantu 645 bari kukumva. Ndashaka ko Twitter wayihunze mwana. Twitter naravugaga murangira kampamagara. Kaze ngurebe kaze nyireho nawe kuwikorwa umamagara ntarebe. Okay. Muzamure nk'umuntu wari uri hariya. Mushire habaye influencer. Undi ninde ndi buhamagare. Okay, zamura Jado. Mubwo uburenganzira bwuzuye neza. Jado zamuka. Ariko nkeneye n'igitsina gore namwe. K'igitsina gore Jado zamuka. Keminike shiramo request. Njyewe mvuye mu rusaku kugira ngo ntange amakuru y'uyu mugabo. Yego. Uyu mugabo ukuntu biri kuvugwa suko wenda nari mfitanye ikibazo nawe sino kumushinja cyangwa se kumukina kumubyimba. Yego. Uyu mugabo biravugwa ko abakobwa babiri baje kumusura ari bubahe platform ngo bari b'ibyamamare kuri social media. Arangije ajya mu buriri ahamagara umukobwa umwe ngo namusangeyo ngo baganire ngo bavugane. Umukobwa aragira ati njyewe ntabwo nshobora kuza kugusanga mu buriri ntabwo ariho nza kugira ngo uzamenyekanishirize nzabe umusitari kubera twarongoranye. Yego. Hari amafaranga yari abatakajeho abategera anabagaburira. Biza kurangira abakobwa abafungiranye arimo bishyuza amafaranga bagize iki yabatakajeho. Birangira rero n'abafashe umwanzuro wo kubafungirana ngo mpaka babanze bavaho ngaho ari uko agize iki bamwishyuye amafaranga yose yabatakajeho nimba bamwemye umuso wa jeje. Ubwo rero byaje kurangira bitabaje inzego za leta, abapolisi irahagera, bamaze kuhagera basanga witwa buri kantu abafungiranye koko birangira bamumutambikanye. Ubwo rero uyu munsi nibwo amakuru atangajwe ko yafashwe, ariko abakobwa bari bamazemo iminsi 3 mu nzu ye bafungiranyemo yarabatse n'amatelefone. Uretse gato iminsi gahe? Iminsi 3 yarabafungiranyemo. Yego yarabatse amatelefone watazagira. No, tugende gakeya. Yabashimuse iminsi 3. Iminsi 3. Urabeshye. Urabeshye. Nago mubeshya aya makuru yose ndayafite. Urakoze cyane. Yego. Urakoze cyane. Thank you. Ndashaka kugira ngo mumbwire nibyo iminsi 3 yarageze. Ese Godfa. Oui, nagushuje Kemini. Mwana, ese ko Twitter wayihunze mwana? Aha ngaha no tugiye guhera. Ndashaka kumenya iki kintu. Kemini urahari? Ndahari mwana. Aya makuru wayakurikiye ijambo ni ryawe. Ubwire mwana. Buriya umuntu wese uraza akaguha amakuru. Araba nubundi aguha ayo yasomye ku gihe. Nta muntu na nubuzi amakuru neza ngaje deep amenye icyabiteye. Ariko ngiye kimwe mu kintu nibuka nuko buri kantu kwa gatatu twatiri kumwe inyagatari. Muri biriya bintu bya MTN wacu muzika. Banambaye neza nta kibazo. Uwo muntu uri kuvuga ngo ni iminsi 3 ibyo bintu ni ibya barabeshya. Ntago ari iminsi 3. Ahubwo andi makuru arimo aravuga ko usibye ibyo ngibyo bavuze, amakuru arimo aravuga yuko bishaka kuba ari nk'agatego kabayemo. Bari abakobwa hari amavideo bamufashe. Ni amakuru ari ku muhanda. Amavideo bamufashe. Hari amavideo dufite ari kuri gata mu gitsina cy'umukobwa. Byaba bifite gisanzwe. Ibyo ni ibya mbere. Ahubwo akaba yaranze. Ibyo ni ibya mbere. Ahubwo akaba yaranze kubakingurira until babanje kuyasiba. Ibyo kuvuga ngo yabishyuje ngo ngitike ngo fanta ntago ibyo bintu ari byo. Ariko nyine nta muntu uramenya amakuru yose ukameze, usibye kuba mwaganira kuri ishihari na undi mutipe waje kuri space watubwiye baturanye nawe yatubwiye ko ibyo bintu nubundi byagiye kuba abantu batarabimenya cyane. Igishoboka nyine bazakora ubucukumbuzi barebe bagendeye ku byo baganiraga muri inbox buri kintu cyose
asigaye nibwo abantu bazamenya ukuri kw'icyabiteye. So kugeza aya masaha buri kantu arafunzwe. Yego. Abakobwa babashije kumenyekana. Ikindi cyo amakuru twagiye dukurura rwose niba mujyana muri forensic bureau tayari kazaba. Ugeze ngo iki? Uri sure? Niba mujyana muri forensic bureau iriya testing amano za drug. Umuturanyi yavuze ngo ko yitamo. Ngo yita Sande wari uhari. Umuturanyi we yavuze ko aho ngaho njye nahise ngira umuturanyi we yaje atubwira ati yitamo no kumugaragara. Ngo n'icyabiteye ngo ubundi akurikije ubwenge buri kantagira ngo ntabwo ibyo bintu yari kubikoreshwa n'imbaraga ze wenyine ngo kuko ngo yanamufashe harya ngo yavuze Kibagabaga. Oya ngo hari ahantu bagiye nyine bajya ngo bagiye Kibagabaga ngo babona ari maritamo. Ariko nawe ntabwo twabyemeye neza naho ntabwo twabyemera. No erega ntabwo uretse gatkino mugomba kumenya. Ntabwo mugeneye kumenya amakuru cyangwa ntabwo mukeneye kumenya ngo umuntu akubwira ibintu buri muntu ugwaye headlines bazihagije. Uwo muntu yababwiye ngo iki? Umva yatubwiye bamuhamagaye ngo nk'umuturanyi we yanyandikiye arambwira ngo ni umuturanyi we. Yego. Ni moye Mike agira icyo avuga haraza nyine izo tumanyaje arazitanga ariko aravuga ati bari abatipe bakunda kwitamo bya hatari. Niyo muvuze kwitamo ku muntu uri aha ngaha kuko abantu 800 dufite kwitamo ntago ari ngombwa ngo ugire kwitamo ni nka kuriya nyine wana ku buryo ushaka kubona ahantu kagira ngo baratetse kandi ntawe utetse. Ugeze ngo iki? Niba nkumvishe neza ni ukunywa ibiyobyabwenge. Ntago bizi ariko no yabivuze man yavuze ngo ngo wingona ntiyabivuze wumva nta ruhari ni speculations nta muntu wazemeye urumva Godfather ariko uwo muturanyi we yashatse gukonfirma ko hari abantu bari gusa Sande oui njyewe buriya tujya no gutangira space I was definitely mvuga ngo ibi bintu ni ibiyobyabwenge byabiteye kuko buriya urumva ntabwo wafungirana umuntu polisi karindi iza ukanahaguma ahubwo bafungirane banayihamagara ubizi kuko nawe yarahagumye rega buriya nibyo nabwiraga n'abantu no mu rukiko buriya polisi nizabira umutangabuhamya kuko niyo yakinguriye uriya muntu niyo yakinguriye abakobwa polisi cyangwa ribu basanze abakobwa bakiri mu nzu. Oya ni polisi yagiye kumukinga ni polisi isanga abo bana bakirimo niyo yabakinguriye kugira ngo basohoke uko umureba dore ukunguku nukuvuga ngo bahise bamujyana gukisha na yara ubwo nibimogi byari biri aho ngaho cyangwa nibiki gusha gusanga bigihari nuvuga ngo bahamagaye batabizi ko bahamagaye nago mbizi icyo nicyo naramenya niba bari babizi kuko buriya inosa umunyamategeko yatubwiye yuko ari ibintu bagenda bagacekingamo imbere bakabanza bakabisuzuma birashoboka ko ashaka kuba umwere cyangwa ataba umwere bitewe n'ibiganiro bazasanga bagiranye n'abo bantu. Inosa lawyer wampaye nimero ya Inosa ese ntabigira ntabwo Inosa ntabwo yaza kuri TikTok nta niyo akoresha ariko uba nkubwire mwana abantu nyine bagabanya ibiyobyabwenge to uravuze wowe ibingi ubona bifite isano n'ibiyobyabwenge cyane ibiyobyabwenge reka dore hello lawyer Inosa uraho good how are you doing good this is Godfather yes how are you I'm doing okay long time I have 2-3 questions if you're gonna allow me nabikubaza ariko ndi live ubinyemereye nta kibazo nakubaza nkurikiwe n'abantu almost 817 gutyo so unyemereye nakubaza ukambwira niba nta kintu gutwaye if you have time. Thank you so much. Iki kibazo cy'uyu munyarwenya this comedian called buri kantu mwitende this issue yateye abantu ubwoba byatumye abantu bikanga even the audience we have right now bari kwibaza bakavuga ngo it's unbelievable ibyo bintu bishoboka bite ko kuba bafungiranye abana bakwemenze ko bafungiranye mu nzu nta wakomeretse nta wagize ikibazo it's gonna put him icyaha kimuhamye they gonna put him in prison for 5 years kuzamuka iki kintu niba hari amakuru acyumvisheho bwana lawyer
wakitubwiraho iki cyaha kiremereye ku ruhe rwego niba wakurikiye amakuru iki cyaha giteye gite? nabonye mingi tano niyo mitano na rimwe ya people Excuse me? ni I can send you the screenshot. Yeah. Let me see. Okay. Hey! Bro, imyaka ita. Anyway, nabonye n'ingingo y'ijana na mirongo itanu na rimwe ya penal code. Ingingo ya 51 y'itegeko ry'impanabyaha mu Rwanda, penal code. Ego. Ariko nabonye ikiza 5 years. Ariko still ngiye mbona nta mpamvu yo kugira ubwoba cyangwa kugira, because izi manza za penal urumva it is evidence. So ngiye cyo mbona mu nuko any defense lawyer muri iyi case yasaba wa mugabo kumuha telefoni yiwe, ego, exporting a message za like 30 days, ndetse akareba n'izindi applications, yego, nashobora yandika na MTN cyangwa another service provider, yego, kuko umuntu ashobora kuziwa iwanje Gikondo akahindura dosiye akava cyari kimuzanye akavuga ati bamufatiranye tuvuga, ariko still ntabwo bukuyeho ngo umuntu ashobora kuziwa still nawe ukamufatiranye. Yego. No, now igihari nuko umuntu afata kumwere kugira igihe akatwe n'urukiko igihano kikakonfirmwa n'urukiko urwo buzurire Rwanda. Ibi tubuza n'ingingo ya 29 y'itegeko nshinga y'u Rwanda. Ingingo ya 29 y'itegeko nshinga tegeka ko umuntu afatwa nk'umwere pako urukiko rubishinzwe rukatiye cyangwa nawe yemeye icyaha. Ahangaha uyu muntu turi kuvugaho bivugwa ko polisi ariyo yafunguriwe aba bantu, bivuze ngo bamufatiye mu cyuho. I think icyuho uracyumva. So bamufatiye flagrante delicto, caught red-handed. Exactly. So do you think it's gonna be this can put him in risk bigatuma icyaha kimuhama kuba abatabaje yarabamusanganywe hariya? Muri isi turi mu 21st century dufite two types of justice. Okay. Dufite court of justice. Ego. Dufite na court of public opinion. Okay, which we are doing right now. Ubu muri court of public opinion urubanza abantu babariciye. Ubu nicaje abantu 800 ndi guca urubanza. Ariko muri court of justice umushinjacyaha ashobora kuzana na dosiye ayikubitamo amazi. Byose biterwa n'umunyamategeko afite. Evidence, mu Cyongereza any evidence is contested. N'impamvu ushobora kujya Rwanda Forensic Institute ukazana DNA report, umuntu akayihakana akavuga ngo bashyiraho ibindi bigo so independent experts kugira ngo batange urugero kuri iyo issue. So muri make nuko I don't believe in iki to kufatiranya abantu mu kavuyo, profitera mu kavuyo. That one I don't accept it, but still in the interest of justice navuga ko muri iyi minsi turi muri industry zitandukanye, ntabwo uzaba kurwanya, ntabwo uzaba abantu icyari kibazanye. Still it's the world of many things happen. Kuko ushobora kuba it was maybe a setup, cyangwa usange ko muri icyo gihe habaye mu gutumvikana ko ari case nahuye nayo nanjye. Ego. Uriya yagiyeho umusore agiye kumusura, amubwira ati Godfather nashaka 100,000. Umuniga ati I don't have money, uriya aravuga ati wamfashe. Yatabawe na science. Oh my God. So anything is capable of happening. So you mwitegeko like when you judge urebye according sinzi nakurikiye inkuru yo kugihe, when you see this statement yo kugihe bahawe na ribu bo baravuga ubuhamya bw'abakobwa nuko yababwiye ko niba batagiye mu cyumba ngo abasambane nawe cyangwa bakore bamekinge nabo. Yes. Ubuhamya bw'abatanga ubuhamya na hantu na hamwe aho usanga mu kinyamakuru.
Ego. imyaka ingahe maze mu kazi nkora n'ubu yakwa kesi ya RK ntabwo urasanga nk'umutangabuhamya runaka yavuze bakacyandika muri BBC. Never. What happens is biravugwa ko abakobwa bafungiwe mu nzu bafungurirwa na polisi cyangwa batabarwa na polisi ariko nuba na mushinjacyaha n'umwe wo mu Rwanda cyangwa wo mu kindi gihugu ashobora gufata ubuhamya bwa witness A akabutanga mu kinyamakuru. So things of justice are not easy. Noneho criminal cases n'abantu benshi bashobora gukora n'icyaha agataha rumwe. Wow. Because the degree of proof is very high as considered to degree of proof mu zindi manzi. Okay. Thank you so much my brother. Abantu maganane baraha reka mbabwire ngo ushaka ukeneye umunyamategeko ukugira inama ukashobora kumukonsulta Innocent iyo name irindi zina cyangwa itana murangira afite office birariyorere copyright afite office i Kigali niba umushaka wanyuraho cyangwa ukaburi i Kigali you can do it. So thank you so much sir, urakoze cyane. Okay. Uyu ni umunyamategeko Godfather abakobwa muranga nimpa bujya babwira ngo ndabatinya kubi reka nje kugura indaya nzajya ngura indaya reka nje kugura indaya ntabwo ngenza zirigi kanje kugura indaya nibyanga nzagenda bankone urumva ntabwo nzajya muri prison kubera umupuri nzagenda batsiramure bayakandi bayavanemo mbi nkone urumva igitsina kizatumara umukobwa uramwinginga wampaye umukobwa akambwira ati si muri yabyanya iyo mbonye uvuze ngo urabona se urumva mfungira ikabutura byanjye ngacaho igitsina ngenza zira amafaranga igitsina kiragukasira abarimo n'ibikasiro bakagufunga nabi cyane ugapfa inkimbwa. Abantu muri kuri Twitter ndabasaba ndabona Twitter y'uyu munsi yanjye niba ari uko bera account ya backup ndabona afite abantu bake ni musange abandi bantu barenga 700 kuri TikTok muze bariho dukorera ntabwo nibukoresha telefone ebyiri ntimubimpembera muze kuri TikTok abantu muri kuri Twitter hanyuma nkomereze ikiganiro reka Twitter mbenyiretse ariko Twitter mafite ikiganiro cyo muri Kongo kibiri kubera muri Kongo nzakora ikiganiro kuwa gatatu nzamfite abatumirwa hano kuri Twitter ntimuzabure ariko nzavuga ibintu bizashimisha amatwi y'abakeya ibindi ndabizi ko bityo bitazabashimisha duhurire kuri TikTok. Twagiye mwumvishe umunyamategeko ahangaha amakuru ngewe mfite nabonye buri kantu n'umuji wanje hari ibyo ntari buze kuvuga hano bro reka nkubwize ukuri buri kantu nta kintu nta nubwo nge nashimisha ntabwo nashimishwa ngewe nkorera justice igitsina gore murabizi nk'ibisanzwe ntabwo nashimishwa n'ifungwa ry'umuji wanje cyangwa nka buri kantu tutigeze tugirana ikibazo ariko no mu rundi ruhande sinashimishwa n'ihohoterwa ry'igitsina gore murabizi iyo bigeze aho ngaho Godfather ndayamanika hagati aha ngaha rero ndaza kwifata manze numva iby'imihanda n'umwuka uri hano mu muhanda buri kantu ndaza gushyiraho comment ku kibazo cy'uyu mugabo. So urumva rero aha ngaha azironka atarimo kurepinga hari ubwo yigeze abarepinga hari uwo yasambanyije ku ngufu oya ibi bindi mumanze mutange sande muyobora iki kiganiro Kenzo muyobora iki kiganiro nzi reka ngenza n'amajwi bampaye ndabakinirijwe kurindi nagize amahirwe yo kubona message na chat abantu bakoresheje mbere ahubwo se ko numva umunyamategeko ahubwo amaze kutubwira ahubwo numva buri kantu nawe ashobora kuba ibintu yabihenganiyemo gute umunyamategeko sinzi niba wabyumvise aravuze ati umuntu ashobora kuza yaraje kugira ngo ashaka kugukuramo amafaranga wamuhakanira agatabaza sande reka nze nkubwire ikintu kimwe buri kantu ntiwasanga arengana wamugana sande ntega amatwi wamukiniye umutwe sande ndakurusha imyaka nkugira inama bro ndabikubwira kandi nongere mbikubwire niba ugize igitsina gore uhura nacyo duhurire mu isoko mukagira icyo mutumvikanaho urukumva ufite one option yo kuzamura amakabutura ugataha bibaye ngombwa urapfukama ibindi kubikubwira nitwa nge none ibindi byari bikangisha abana b'abakobwa uvugira baba bashyira ku basore ndakubwiye ngo ibintu ni bibiri turi kumwe
niba uhuye mu kinyejana turimo, niba uhuye n'umukobwa bro, you better. Nese Godifari kankubaze, wumvise akavideo umukobwa yavuze ngo abana b'abahungu uburezi bwabo burugarijwe, niba umukobwa azajya gusaza uri umusore uba wenyine mu kageti wiri uhiga ibiceri, yaza akakubwira ati mpa amafaranga cyangwa mvuze induru baze bagutambikane, ubu abana b'abahungu bacu ntibagiye kubigenderamo. Urambwiye ngo iki? N'ubu ngubu niba umutipe yibereye mu kageto ke, yego, abana b'abakobwa bakaza kumusura, yenda bamutumweho intumwa bati duha ibiceri niwanga tuvuge ko wadukingiranye, noneho mu gihe ari kubibabaza bakahita bahamagara umutipe akaba yayorwa, ko nabyo bishoboka. Urumva abana b'abahungu batazaharenganira? Ndaje wumve iyi nkuru ngiye kuyibavira imuzi, niyo mpamvu natinze ngiye kubavira imuzi uko byagenze buri kantu n'abakobwa ngo nibare n'amafoto y'abakobwa ngiye kuyabashyiriraho hano, ariko ndabaza niba bitagize icyaha kuko njye amafoto y'abakobwa namaze kuyabona. Banamenyekanye se abakobwa? Abakobwa barazwi, urumva? Ese nka buri nguni yaje akaba barazwi, abakobwa barazwi, twamaze kubamenya. Ubu nka buri nguni yaje akaba tubwira uko byagenze kugira ngo buri kantu yisange mu maboko ataraye. Ntabwo buri nguni ndibuze kumugira inama yo kuvuga, ariko abakobwa namaze kubamenya barahari, biroroshye, ntimujye mugira muri amakuru, ntabwo amakuru yoroshye kuyageraho, urumva? Ndaje inkuru nyivimuzi, ngiye ko abantu mushaka kumanikira amafoto y'abakobwa mu mbwire maze mbere ko abakobwa buri kantu azize. Mwe mutapinga gatoya. Abakeneye amafoto mubwire tuti ngo difata manika amafoto. None rega buri hari itandukaniro. Ntabwo ikintu mugomba kumenya, haba hari itandukaniro ry'abantu bavuga amakuru, ariko hatarimo icyo bita umwihariko. Umwihariko nuko ngiye kubashyiriraho ikintu bita ifoto y'umukobwa buri kantu na buri nguni ibazize. Hari ubwo ntibaba bakiri ba victime ra? Uravuze? Ubwo ntibaba bakiri aba victime, uyadutayemo ntibyaba bigize ikibazo. Mbega ibyo bisobanuye iki? What do you mean? Gutangaza ngo mu victime ngo biba bibujijwe. Ni ba victime mu biki? Nibo bahuruje. Wumva? Ubu turi kuvugana mwese mundire ngo Godfather tama amafoto mbereka abakobwa murarira, murasiriba. Kunyumva? Murasiriba mukirereho intare ngende nyivunje mujye kugura indaya. Ntabwo nzazira igitsina cy'umuntu, urumva? Nzajya ngenda hariya nishyure kugeza igihe. Hey Hozi, munzanire gasuku bro. Gasuku yahita rurangiza. Munzanire Jay yahita aca urubanza. Jay niwe nibigera kuri kanari cy'umuntu. Nibigera kuri kanari cy'umuntu. Jay yahita mukatira. Reka nkubwira uzajye nanze buri kantu mane ntabwo munzanire Jay hano. Oya Jay mwihorere. Jay mwihorere. Oya Jackie ari kuvuga ngo wanzanire Jay ngo kubera ngo Jay ngo ngiye nawe ngo Maya ko Godfather uramutse ukuntu yiyemba. Sha Jackie rekana na Godfather man. Godfather bahaye. Mureka si ugende gute. Urumva ko nakaka bakishyize mu bintu. Wowe ikiganiro turimo barantu uriye nacyo? No sense. Nta nubwo kizi ibyo turi kuvuga. Manura icyano, moderate manura. Ngira moderate bamuremba amano. Babwire bamanuye ahubwo banambroke. Ariko amanda. Ibi ni iki koko? Umuntu ari mu bintu bibabaje, umuntu ari kuza atebye ibintu byiwe hano. Kuzana mu kutajya mu bintu bibabaje, nta nubwo kizi n'ibyabaye. Nta n'agatelefone afite kasakaza udukuru. Ubwo ngo muri bafite ibyo turi babizi. Yasomye ku gihe se ubundi agahita azamuka. Nasomye inkuru ku gihe. I know. Uyu kwazi ibyo turimo. Ngo ni wowe ndumva ari kwivugira ibyiwe. Ngo wari umuhamagariye Jay. Mabare nyumvire vuba. Urubyiruko ibintu ruri kunywa rw'i Kigali ntabwo byoroshye.